kumukumbura cyane. Ariko burya nabyo kugira umwana umwe si byiza. Ubaragiye mu mahanga nishimye muri ngewe mbese biragaragara cyane pe bitewe n'ukuntu hari hashize iminsi ugaragara. Ntabwo bizi rero ukuntu bimeze. Ariko image uri kugaragaza aka kanya rwose urishimye. Ndishimye ku kigero cyo hejuru nyine none ndabona kuva none uriya mukobwa Shani bundi ndabona yari yaramaze kunyica umutima. Ahubwo mbwira niye nkuru nziza ufite yatumye mbona akamwenyu. Simbipe nawe sibira uko warumeze. Canje nsohotse meze. Naniso. N'amaso mfite sindeba. Nagureba. Kamanzi na dodo yahinze nazo nariye. Wabona utareba. Je ni gucanje meze. Feza ndamutse nsanze uri kundusha. Je ni gucanje meze. Rero wanyumva utanyumva yaba rinde wagira rwose. Iyi nkuru mama agomba kuyimenya rwose. Amwana niwe nari nkeneye mu buzima bwanjye kabisa. Ahubwo ndaza rwose kumubwira ikindi ku mutima. Ugende mwana yagiye hanze batazakunze mu cyaha. Genda. Dukomesha pe. Barambwiye inkuru neza usanze. Ngira ngo nkize bimwe akazi bindi. Najya ngo nkize bimwe hakazi bindi. Ubu koko nzabigenza gute? Nzaguma mu rusengero kuri mwana w'umuhungu. Kuzageza ryari? Arabimbwiye neza isura mwana njya ngo baramuroza ariko si gusa. Baramuroza. Nta gafite ikibazo. Ura mufuna mwita umukobwa yaje rikatumwa. Sinzi. Karakano nakice yamukunze miki mu byukuri. Sinzi ikintu yamukundiye. Ngo muri mesera banice. Ibuka tujyayo nkamwicara uruhande. Yaragiye. Sinzi ikintu niba ari ikintu kimpangayikishije. Ntabwo hangayika nko mpangayitse. Yahangayitse. Narababyaye bashakira ibyiza. Uriya yagumuza ukumeze uti. Kampaye nkama. Mwana kumva haguruka. Haguruka ugende ujye gusubira mu masomo yawe. Eba batata we igicamunsi cy'uyu munsi se mana yanjye kimeze gitera ariko yubamagara amashaniye kugira ngo amurire umutaho uzamanda mu nzira kuko bitabaye ibyo arankomesha pe ntubanye nibagezeyo fatuma ibintu yambwiye nabi yampaye ubwihebe bwo mu mutima atuma ndara nasinziriye kamuhamagare pe twakiza muri iyi nzu se yo kazakana Amashani Kwiriwe neza Urahuze se sha ko nagushakaga Shani uri mu rugo
shaka ukuntu ntunga papa shaniye mubwire ikibazo nahuye nacyo ndiye kwamfasha kugikemura. Okay, nizere ko ahantu uri nta muntu twumva. Aha, sawa. Konora gahunda ziteye. Mfasha, ntuwifasha. Shana menya amakuru yuko Omar aherutse kuza iwawe. Uwo mukobwa Omar akamukunda. Mbabarira wakabyara n'imbabazi musabye. Mbabarira pe kandi unyumve. Fatuma, kamura amakoteri. Karibu cyane. Kandi wakoze kuza kunsura kabisa ntabwo ujya wica gahunda. Ntabwo wica gahunda rwose. Amakuru se? Amakuru ni meza. Mu rugo se bimeze bite? Mu rugo tumeze neza. Turaho twese na mama ameze neza. Wese umeze ute? Nanjye ndaho kabisa. Ndaho ariko rwose si ukubeshya. Katwere gutinda. Ubwira ikintu naguhamagariye pe. Nukuri Fatu. Urabizi Omar inshuti yanjye, musaza wawe buriya ni inshuti yanjye kuva mu bwana. Ibyo ndabizi cyane. Omar ni inshuti yawe cyane. Kandi nawe nakuze nkubona akenshi ngakunda kubaza amakuru Omar, nkamubaza amakuru ya mushiki we. Ntago nkeneye ko Omar akunda n'uwo mukobwa. Nshimye ko nawe utamukunda, niwo mugisha mfite. Yego. Ndakumva neza cyane nta kibazo. Umva, ntugiye namitara agakecuru. Kandi mbara umwanzuro ngiye kuguha utandushye. Uwo mukobwa mbabara umwirukana ukuri umwanda mu nzira. Uko bitari ibyo. Sinakubwiye ngo wigire hirya. Papa shanda twumvisha umva twamukira. Ukuri Fatu. Zira nshuro zose wajya kubona nza mu rugo ngo nje kureba Omar. Nukuri pe ntago ari wabagunzanye. Ni wowe wabagunzanye rwose pe. Urane njye wabagunzanye koko. Wanazaga nunamvugishe nkabona ugiye kureba Omar. Nukuri narazaga nkareba ibyo urimo byose nkaba ndi kubireba ariko niwe jisho ryanjye ryabaga ririho rwose. Mbere. Nukuri ndashaka kubwira yuko ngukunda. Ngo? Ndamukunda pe. Kandi ubyumve n'ukuri rwose. Byamvunye kenshi kandi ubyumve n'ukuri rwose. Kuva ryari? Kuva igihe cyose wabonye nazaga nje kureba Omar. Niwe wabagunzanye rwose. Nukuri ndagukunda kandi nukuri wambwira ukuntu ubyumva wowe. Nyine gukunda nta kintu biba bitwaye. Ariko nyine hari ikintu umuntu akubwira nyine ukumva utahita ubona ikintu umusubiza ako kanya. Reka mfate igihe mbitekerezeho gusa nyine nzakubwira. Nta kibazo. Sawa. Kuri uwo mwanda mu nzira ume feedback umbwire ko wamwirukanye. Wamwirukanye mbese? Okay. Shanda kugwana akantu ko kunywa pe. Wankwariye umuti. Se wumva? Ibindi ugomba kuza kunswa cyanjye nkaza. Ariko ibyiza nuko waza kugira Papa Shana atamye ibyo turimo. Kuko ngewe nje Papa Shana yamenye gahunda dufite. Cyane iyo twakoze. Okay. Gerageza uzi. Ubundi ducure umugambi mwiza. Sawa. Kanze mutegereze.
amaye nka ko ngeze ku mihanda ibiri sunda amenya anyura he none. aho kuvuga ririya jambo ntabwo biba byoroshye ariko nari ndimaranye igihe kabisa ndarivuze aho kugira ngo nzanigwe n'ijambo nanigwa n'undi bwiye ndamukunda umwana ndamukunda rwose reka negereze igisubizo nizere ko azampa igisubizo cyiza ariko akibaza mbwiye oya reka nizere ko bizaba uko mbishaka. Umva musore nakubaza nta kibazo mbaza nubwo ndi kwihuta. Wambabariye mbabarira ndakwinginze wandangiye ahantu bita kwa Kamanzi. Kobwa se Mbabarira ndakwinginze. oya nakurangira ariko utagombye gupfukama haguruka nta kibazo. Mbabarira undangire kwa Kamanzi umugabo bita Kamanzi ndamushaka cyane. Umva se nkumbaze muko Komeye. Kamanzi wo ngo uramushakira amahoro. Kamanzi ndamushakira amahoro. Ngire neza ukandangira byaba ari byiza cyane byamfasha. Okay nta kibazo ubwo mumushakira amahoro hano uko nakubanye nabonye nta mutima mufite. Uwo Kamanzi ushaka ndamuzi. Uramuzi? Ndamuzi cyane. Yaba ngiye kumubona. Wamubona rwose. Wandangiye. Gera hano atuye Kamanzi. Urebe uno muhanda. Bana we Imana ishimwe pe. Mama shane yankora umuti. Yabera koza akantu kazima. Kwa ngure uriya mwanda mu nzira nta hantu mungu wanjye bazahurira. Cha. Byo yivugisha ngakundira umukobwa. Mama shane nukura koze pe. Cha nazaguha inka nuko nta famu mfite. Nazaguha inka pe ariko nzayishakisha niyo muri envelope umuntu ayihundi. Mama shane uri umuntu mukuru uzi ubwenge uzi icyo gukora. Umuntu akubwira ikintu geta wibwiriza. Ukamutanga kugikora nkaho yakikubwiye. Mbega inkuru nziza itashya mu matwi yanjye. Ako munsi ndaryama nsinziri. Oma umva nkukoreye akantu kaga surprise. Uzasubira usanga umukobwa agiye kera. Nawe uri mu mandazi ngo ugifite abakobwa ukunda. Ngakunda simbujije. Ubundi uzandi bakazanunzanira kugira ngo uzanire rwa rwavumba. Baba mana we. Umva ngakunda. Cyo ko umukazana uzazana nyuma ya shaniye. Nzamukunda pe. Wowe ugenda umanuke ukomeze ureba ahantu hari insina nyinshi nyine ahantu ku muhanda. Hari insina nyinshi. Atuye mu nzu y'imara. Atuye mu mara ibikoko. Inzu. Iyo nzu nyine atuyemo inzu yitwa imara cyane. Urayizi? Oya ndabaza ariko ubwo ngubwo komeza. Urahamenya nyine wowe ufata uno muhanda. Ugenda urabona ahantu burya ahantu hari urugo runye rw'imihenzi harimo insina nyinshi cyane. Aho hantu harimo inzu y'imara aho ngaho niho bita kwandi kwa Kamanzi. Naho ngaho. Naho ngaho. Urakoze cyane Imana igumugisha. Nawe rwose urakoze. Imana igumugisha mwinshi cyane rwose. Urakoze. Ufasha ntabwo nabukwima yego. Saba ugere amahoro kandi baragufasha nta kibazo. Mama wanjye ni uri muri uyu mugambi wo kwirukana uriya mukobwa wo kwa mama shane ye. Ese kubera iki mama wanjye akomeza kundwanya koko? Kubera iki akomeje kunga? Harimo arandwanya cyane. Ndakora iki noneho? Noneho ngo agiye kwamaze kumwirukanisha. Ndabona igisigaye ari kuva muri urugo nkava muri urugo kuko ndabona rwose stress zaho. Mama wanjye buri gihe ahora nyitambikira mu nzira. Nari nzi ko namaze kubona umukobwa wo gukunda ndurutse imiruho ndetse n'amagambo ya shaniye. None ngo mama wanjye amaze kumwirukanisha koko. Hamaze kumwirukanisha neza kakanya. Ubundi akora iki koko? Ngiye kuva muri uru rugo ngende kandi ningende nta n'umuntu n'umwe uzamenya n'ahantu nagiye. Nta muntu n'umwe nzabwira n'ahantu nagiye rwose kuko mama wanjye amaze kumbera ikibazo rwose.
mana yanjye yaba ari Fiston wamfashe yuko nikoreshaga biriya bintu aba yaranyishe Fisi namusabye imbabazi mbona arambabariye ariko byari hatari numvaga agiye kubita nk'urushyi rwiza shangize Imana mbona arambabariye ariko yaba ari Fiston wenda muzi mwene Kamanzi aba yaranyishe yuse we Mwiriwe. Mwiriwe neza wese uruwe Meze mute? tumeze neza cyamakobwa ndacirukanye nta n'isoni cyari cyaraje kumbira ibiryo by'umwana wanjye rega gishaka no kwambara imyenda yacyo nta soni gifite negatunga gasura mu cyaro ubu se papa shana ndamubwira ngo iki noneho kari bunyice mana we ariko ntacyo suturutse he Nturutse i Kigali. ngi Kigali nukuntu suko nguko nguvuye i Kigali Gusa hari icyo mbayera. ubwo abantu bava i Kigali nuko babasa Kigali nayo yaragowe Kuri nturutse i Kigali. bana hibyo ngibyo ubwo uvuye i Kigali wowe ubundi se ubwo bakwitande Nitwa Liza. Liza nese ubu uravayo urajya hehe muri uru rugo Nje gushaka umubyeyi wanjye witwa Kamanzi. Bandangiye ko hano ari kwa Kamanzi. Kwa Kamanzi. Nanjye nje kureba niba ko kari byo. Bakamanzi ngo kwa Kamanzi gukomana narumiwe ngiye Feza uko mu nde aha narumiwe Waba umuzi se? reka nawe nzi Bakamanzi se kari benshi muri iki cyaro cyacu namenya Kamanzi ugushaka ari uwe Undi waba uzi se yaba ari uwahengo naho nje kurebera. genda ubaririza aho mu nzira wenda uragera aho umubone ngiye kuko ntago nzi uwo muntu bita Kamanzi Nyine kuntu bimeze. urangora Kuntu usumbaza bimeze yego. Mama wanjye yarambyaye arana. Ariko yasize ambwiye ko data yitwa Kamanzi. Aranambwira ngo atuye muri izi nce ariko sinarinzi nzi yariyo gusa hari umuhungu duhuye andangira kuri iyi nzu. Ese uwo Kamanzi waba umuzi? ubwo rero ushoreye urutwe ngo uje hano se ngarakurangira ngiye Feza ibyo ntabyo nzi ibyo byaba Kamanzi n'abateye amada Papa wawe na mama wawe se barehe ngo mbibarize. shaka iyo ubabaza njye na Yesu urambonye shaka kumenya ababyeyi banjye mutwaye waje asina alaykum Amusalamu. umeze neza Ndakomeye. unzana iki se mu ibari Aha, harimo utungu cengi. Umeze ute? kankwakire meze neza Waya wayitonze. N'amatsiko. Akwice. Nicare hanze Umeze ute? meze neza Heruka se amakuru yashaniye. Subona ko narindi se kuri namwandikiye ariko sindi kumubona sinzi ibibazo yagize Maze iminsi bitatu mushaka kuri WhatsApp naramubuze. niba ari network zabo sinzi Buriya amahanga n'amahanga. nanamuhamagaye Ndahamagara nanjye ndahamagara bikanga nashyize kuri WhatsApp byanze. ariko twizeye ko nta kibazo afite Oya nta kibazo. twese nkakwakira iyo bag Ariko mfite amatsiko. Nikoze. Hamukobwa wacu stari. Zuzwana namuguriye. nyereka turebe Ajure. Tukweto. turamukwirara Si twiza. ariko uzi kugura umugabo we nicyo gukundira Genda uwa mbere. yewe Reba se. kandebe Fezi ngwino wumve none ibyo tugushije hano ngwino wumve iby'uyu Imvura mukobwa yaguye sera. ngiye byananiye kubyumva ndumva ibyo ambwira nazi ibyo ambwira hano ngiye byananiye ngwino wumve dore ngo uwo mureba Bite byangu. Urimbura we. Nitwa Liza. Liza. Nitwa Liza. Mvuye i Kigali. Ya Kigali basa gutya se. Kigali ndirira kujya mu nkuko musirimu. Komeza umbwire. Nje gushaka data. Inde?
data wambyaye witwa Kamanzi. Kamanzi Data yarambyaye aranta na mama aranta, gusa mama yambwiye yuko data yari atuye muri aka gace kandi yitwaga Kamanzi. abona uri umuteramwakura Kamanzi. Nakumira. Kamanzi se Mwaba mumuzi se? mukwirara mama ariko uzi kugura rwose wari wabona ikizi ntacyo ndabona namwitayeho erega kuva shani yagiye kakashari keza ra karaza kwishima kabyibuhe karakana kacu icyo nzi cyo kakajipo ni keza rwose ni keza nanjye uzajya kungurira nk'aka ngaka se buryo kazanza kagenda nkahita kagahita kamuza Mariya shani nanjye uzakangurira nkakugura kawe cyese ni nkugura bwa bundi bambara bagiye gusasa nibwo mba numva bamamaza mu isoko ngo daranga niko ndi gushaka se byose ngo bambara ngo bagiye gusasa ariko ugiye wambara birebire ndabikunda yego iyo nkugurira ni yindyohera niyo myiza reka gapira uzi kugura rwose amugabo uzi kugura ndagukunze cyane wamuguriye ku buryo n'abashyitsi bazanza baza hano bakavuga ati pe turamusirimuye na bya bindi mama wa musanzire wanjye yego yigeraga ngo mwana nganga indangaranuka ngibiki ndona twamusirimuye rwose ahubwo nzajya ngutumye ujye kumugurira gahamagare rero kaze tugire tukambike turebe reka muhamagara se tumwambika turebe de ngira umuzane hano ndebe ko yanaberewe reka nawe Kigali se wabaga he uri kugenzwa n'iki hano? Inenje kura ko nabona Kamanzi kuko ubuzima bw'i Kigali bwanze. Bandangiye ko yabaga muri aka gace rero muramutse mumuzi mukamfasha mwandangira aho kwa Kamanzi kuko hari n'umuhungu ndangiye aha ngaha ambwiye yuko hano naho hitwa kwa Kamanzi. Kamanzi njye nitwa Fils. Papa wanyu sari hehe na mama wanyu? Ako nugashinyako. abateramwaka nabo ntibabura papa wacu mama wacu usarabona gufasha iki wenda nambibaniza abo bwari bakuru wabona bari reka kudutera isisema papa ntabwo yari afite intanga zakubyara